Siporo ndayikora ndi muzima ndi safe umeze neza urumva kandi woza aje kwa muganga uzarebe ibyo bintu ni byinshi nje ndi muzima njya gukora ketchup Nagiye kwa muganga bankorera ketchup ndi muzima bagukorera iki ketchup nta muvuduko ntwaye ndi serious nta kirwara na kimwe ndwaye bagukora ketchup urayirya bareba uko ubuzima bwanjye buhagaze basanga mpagaze neza nanjye nkagenda ngasara nkuko mbona abandi basara ubu noneho mba nararwaye historique udutsi tubwonko tuba twenda kugira ute gusa guturika bararwaye umva agahinda ngiye mfite wese gutararwaye iki historique basi vuga stroke onde wowe bije bawe uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo showroom hamwe tubereka ibikoresho byiza byo mu nzu ubyifuza hamagara 0788 770 maze tuguhe ibyawe dore turimo turasoza umwaka wa 2024 twije muri 2025 ntusoze udafite intebe nziza udafite igitanda cyiza udafite salamanje nziza ebana iyo niyo nama nkugiriye mu gusoza umwaka wa 2024 nakane ndi kumwe n'icyamamare cyanyu umukobwa mwakunze umugore mwakunze kuko twamumenyana ari umukobwa aza gushyingirwa twakumenyera umukobwa utarasezerana we utarasezerana ubana bawe umukobwa abana babiri abaho icyo gihe ukiri umukobwa ariko baragukoye urasezerana urarongorwa urongera urarongorwa mwiza n'umugabo mwiza none dusoje umwaka wa 2024 ako niba udafite ishyari wamwerekanye kuva hasi iki kikanzu yambaye cyiza nambaye neza sigombye ko nambaye neza namubwiye niba udafite ishyari ntiyakwerekanye neza koko iki yitwa Jose umumama unyambika akorera muri Miki ngaho bavuga Mika ugiye kwamamaza ntago byenda amamaza muvuga n'uburyo gukunda ariko abastari mwambikwa nabandi uziko nge nta muntu unyambika reka we ntago uri umustar uri umunyamakuru ariko je bundi nakubonye kuri kamera nawe sigaye tubwira ntarakuvuga n'abagore bagenzi bawe jewe ntago ndimo ntawamenye ko wa mugore we ngo uri igihomora badiyani barahamagaye abagore muri Amerika barahamagaye burariya jambo bamuzi ko n'umutagatifu umva mbabwire Rwema byaramubabaje azi ijambo igihomora Jose mumfata gute kweli umva ko ntamenye ijambo igihomora Jesus Christ abantu babazi kutaba kwisi mbese mutagatifu ibintu bibi byose ntaho uhurira nabyo nta kintu na kimwe mbega bavuga negatifu nta bintu biri negatifu uzi ibintu byose uzi ni byiza gusa mwari muzi ko Rwema ijambo igihomora byonyine se nuko ntarasomera abagore oya basi twe tugusabye imbabazi abagabo bazakwereka noneho abagore rero nishinze izo abagabo nabasomeye we akira content yawe ni nziza Jose mbabarira none ndashaka gusomera abagore kugira ngo nashatse kwandika nange uri komanda nangarahita menya karinge hanya ugati rwe ijambo igihomoro ariko sha ntukansetse mbo nukuri nizere ko rero bira bintu ni byiza umugabo wa bira bintu byose bikora icecekere wirenza nanjye ntabwo mbikora wese wabishobora uhora hano ntabwo uravuze ngo ntabwo nubaka urugo rwanjye nuko uvuze ngo bira bintu wabimenye ute nimba wuzuza ibintu byose bira bintu byose wavuze uvuze ngo namakosa yanjye none wari uri kwivuga ngo ari gusaba Arisa imbabazi ntabwo navuga ibintu nakora
ntabwo menya kubirya yego oya nukuri oya gusa mu mfura abantu bazi urimo nta kibazo ahubwo bakwigireho rwose Jose vipi ni sawa nakuona unaniona nakuona kabisa mimi natakata unatakata ndio usafi sana usafi sana this is my beautiful you're beautiful what yes kunangije nawe this is my beautiful yo dukumbuye umujozi pana babandi bifunga cyangwa biriza kare barira pana kwiriza sorry ariko muri 20 uriri 2018 uriri 2019 uriri 2021 uriri na 24 none nige uzarinda upfurira uwo singewe this is my beautiful my big mommy tetema nyashi ako nyashi zirarikora harako ninyo numva side nyashi akunje kumva se njya nkumva side nyashi abana banje nibo njya nkumva ngo reba ikibuno sha ngo side nyashi ariko nyashi ziradukora unatetema niko natetema nyashi zirata abantu mu bibazo ngo musiga muzigura muri chic ubwo ntabwo zambaye ntabwo nambaye ahubwo abandi bakajya kuzishaka abandi bakajya hehe akorwe nabonye nawe ubishyigikiye oya gereka nkubwire ikintu cyose cyatuma wumva unyuzwe ukumva uri mwiza ntabwo ngiye kuvuga ngo mugenda muri Turkiya babage babakora ikibuno ariko nibumva se udateye neza why not ngewe nyemere ibyo bintu mbivuga akantu gato sibyo ngewe mba numva kujya kwibagisha mba numva nimba mubyita stroke mba numva umeze nk'umuntu urwaye ihungabana yego ntago uba uri proud n'ubundi ntabwo uri proud yo kuntu umeze none se ubwo rwe ugiye kwibagisha ukagenda ukarwara ibindi birwara ku myaka 80 wari kuziramira cyangwa 50 ukaba upfiriye kambaze ubwire niyo mpamvu rero ntabwo ari ibintu bishyigikije na kwijana ariko niba umutima wawe wumva ari cyo kintu rwose urambirijeho kugira ngo ubone ibyishimo byo kwinose nta mpamvu kugira ngo upfe rwose udafite ibyishimo reka maze mubwire niba ufite ibinyenyanza nk'ibi byanze ibyo ngibyo ni ibinure ibyo binure bakabikora bakabitereka ku kibuno ibyo biri safe babitereka utese ibyo ngibyo bafata urushinge ariko nyine nta nubwo burya babaga ejo yarambwiye mu gitondo ngo mama ngo nawe yinda yawe da wagiuza tukajya muri sport avuga ati karabaye noneho ndago ese wamugani ngo wagiuza ngo mama ngo tukajya muri kuganira kubikubira ntabwo cyangwa ni bobo wabyongoreye rakigasa urumva abagabo benshi basigaye barwaza abagore babo stress urabyibushye inda nyashi ninda byabaye kuki udakora nyashi nk'abandi niryo hungabana abagore bafite uwo mugore nta giterambere ku iterambere ry'urugo umugore nta gitekereza ngo ejo abana menerivari meze gute umugore asigaye atekereza iki nyashi urumva noneho nje ariko nasanze abenshi bituruka ku bagabo babo nje nabwiye bobo ndambwira ati bo nje ibi bintu nubimbwira nico kintu nzakwangira mu buzima bwawe none se ngewe njya kwa bobo aramutse kubwe ngo iyo ndayikore no se ngiye naje kwa bobi ndanyigira si ukubera abana be batatu namubyari ariko ugomba gukora sport none sport ndayikora ndi muzima ndi safe umeze neza urumva kandi wozaje kwa muganga uzarebe ibyo bintu ni byinshi nje ndi muzima njya gukora ketchup naragiye kwa muganga bankorera ketchup ndi muzima ugukorera iki ketchup nta muvuduko ntwaye nta seriye nta kirwara na kimwe ndwaye bagukora ketchup urayirya areba uko ubuzima bwanjye buhagaze basanga mpagaze neza bavuga ketchup
none se nyine kugucekinga ubwo ni checking cyangwa catching bankoreye catching bangorera ngo ketchup oya ketchup nimwe barya iyo barya barayirya ketchup nimwe by'umutuku barya ntago mbizi arabeze nawe ukivugisha oya serious ntuserwe nakubeshyera iki ketchup narinzi ko ari ikintu ibindi ni to check ubwo ngubwo ni check up yego ntabwo ari ngo ni none se byo rwe kabundenganya uvuga ngo ni ketchup ntabwo ari ketchup none check up hey thank you my brother you are welcome noneho okay igikoni bakita gute mu cyongereza igikoni cuisine ya mu cyongereza no ntabwo mbizi ndakajya mbwira ngo nzajye mvuga ngo ikintu ntazi ngo njye mvuga I don't know abana banjye basigaye bagigisha ni nka kitchen na chicken ni inkoko igikoni ni iki ntabwo mbizi kitchen okay vuga kitchen mu cyongereza cyawe cyinshi rero hajye twe tugezeho ubundi twari tugeze ukuntu nambaye neza ahantu abasitari batwambikira ntabwo havuze muvuge rwose umuvandimwe ni umumama witwa Claudina akorera imbere ya Scovia wageze kwa Scovia mbere y'uko ugera iwe uca ku muryango kwa Scovia abantu bose barahazi cyamamare wareka kujya kukigurira nkaba ndamwamamarije ni inshuti yanjye mugende mumwambike yego nuko rero ibyamamare mubayeho gute hepfo iyo ngiyo muri Kigali yepfi gwe kuko icyamamare ari stress oya bitangiye kukura stress umva nsigaye mbyanga sinkubeshye Imana ihoraho kera nari nzi oya ndi seriye cyane nuko ntabihindura mfite ukuntu mbihindura uba akantu kose nakora noneho nakamamara kurushaho kaba kabi kaba keza nakamamara kurushaho ariko kuba icyamamare biteshanya umva abasitari rwose muri hambi biriya bintu bakabirwanira si wambwira ngo impamvu ntakiguhamagara ngo dukore ibiganiro nuko ngiye kuba umusitari ntakibishaka ingo pe ubwo sinzojya kuguhamagara nta ribi umusaza wanjye nta ribi kubera yuko kuba umusitari ni ibintu bikomeye cyane ubushize twajyanye na Bobby Rwamagana turagira tugura imineke ngira shoferi ahagarare twigurira imineke gihe narimenyereye mu Bugarama kugura ikintu cyose ngahonja numva ko ari byiza cyane biryo n'umuneke se urabuhonja none ugomba kurya ku kaneke ukumva ko nta duti turimo ubwo so munazunguka ate ashaka yawe ukura ku yawe waguze urumva utago ntago wareka kugura kameme nk'umuntu w'umusitari cyangwa w'umukristo oya tuvuge nk'urugero ugiye kubonja ugasanga umeze nabi yego wawe umuhereza nimba imineke ibiri yari ijana ukamuha senkani bikarangira mu buryo bw'ubukunda bw'ubunyangamugayo yego wamuha senkani yiwe cyangwa ijana bikarangira mu gihe wari gutwara myinshi mibi ugira gutyo ujya kubonja nihonjereza umuneke nabonaga ari abamama bari gucuruza agataro badafite na touch hataho ntago banzi rwose ndawutonora ndi mu modoka Bobo turicaranye agati Bobo mineke ni abana reka nyihone nkigatamira aba mama bavugirije induri cyane ngo dore nyabikiza umusita ngahonjesha oyegenda aba mama bavuze induru baba ndi nyine ubona nakagafone ka 21 bataka bose ntako babo ngo dore nyabikiza honjeje umuneke ngo umusita wo kwa Gerard navuga ati karabaye noneho ndago ndagati ubwo arawumize birakunda narawumize yewe ndababwira ati basi mumbabarire mukeraho nga Bobo yarasetse guhera none sikongera kugendana nawe narakubwiye uziyakire ko umusitari wanze kwiyakira narakubwiye ujya witwara nk'abasitari wanze kubyemera guhera none ntago nzongera kugendana nawe ugenda unkoze ngo dore na Bobo ngo dore na Bobo
ubwo ndababwira tumva nyine mbabwire ngaho nimurekera aho ngaho mpita ndayishyura ndagenda ndavuga ati ngaho kuba umusitari ni ukubimera ntujya mu isoko ngo wihonjereje wumve uko bimeze nsanga ako kantu nako ntikavamo ntago nabwo ari keza kuba umusitari ntiwambara ngo ibintu byose ugeze ute ubonye kuba umusitari ntuciririkanye niba avuge ngo wishyure yego ukibaza ibyo bintu by'ubusitari ko bivuna cyane avuga ati baba havuna abande bose ni kuri yababayeho naje gusanga babayeho mu buzima bukomeye jo bundi ahantu nsigaye ntuye hari akantu k'agasantere yego noneho ndavuga ese aha hantu uko mba mbona haba hari abantu benshi kandi nkaba nta kazi mfite ko gukora wajya kwirangurira ibigori kabuga nkazana imbabura ko nyifite nkajya notsa ibigori Jose ntumbwe ko agiye mu bigori uri umusitari oya nawe ntumbere nk'abandi reka nicecekere mbabarira nivugire inkuru yanjye hano turi ku nkuru yanjye noneho yego ariko nizere ko atari ni inkuru yanjye kandi isaga twiko yego biraba ibyuya ntibibe amaraso yego noneho ndagenda mu gitondo ndanguye ibigori bikubise ku igare ndagatugenda ubinturire ahantu runaka ndaza ku mugoroba mfata imbabura yanjye mfata akayungiro mfata agatebe kanjye n'udukara n'isahani ruhungiza cyane rwose yego ndaza ngira uti notsa ibigori kuko ibigori njyewe byegeze kuntunga mbyotsa narabyaye raki birantunga pe bigira n'amafaranga ibigori ndatangira ndotsa nyine ukabona kimama nkanjye kibigi mami uba hari n'ababiguriraga icyo kubona umuntu nkanjye abatazi ko ndi umusitari kumbona mpimi bibiro meze gutya noze urumva byonyine no kurya ikigori cy'umuntu ufite isuku woze ukiryana pete imodoka zaraparitse pe zingurira ibigori ndotsa ibigori ndagurisha kubona Jose yicaye ari guhungiza ahubwo nk'uwo munsi wabuze kuhatambo twe banza bari guhita undemera uri kujya no gufata inguzanyo muri banki Jesus noneho rwose numva nta n'ikibazo njyewe nose rwa kugira nibe aho kugira baguhamagare baguha ifoto Jose bamwambitse amapingu no kuguha ifoto yanjye ndikotsa ibigori wanezezwa n'iki muri ibyo ngibyo n'amapingu yego Jose yaciye igitoki cy'abandi Jose yakoze umuntu mu mufuko baramufata Jose yatubuye yabeshye noneho no kumbona Jose ari kwiyokereza ikigori akagira imana cyane nta mapingu yego ngubwo ndavuga ati rero reka notse ibigori ndabyokeje ntagurishije maze kugurisha nk'ibihumbi 2,400 hatambuka akamodoka keza karimo umugore w'umunyamurenge yego abanyamurenge ko nawe rwarahize wagira ngo niba bajya babona gusa umubyeyi ati umusita arahagarara yego we yahagaze bashaka kugura ikigori ariko batazi ngo abanyamurenge se burya barya ibigori ikigori ni cyiza ubwo kandi wasanga utajya ukirya ugura ikigori kuguriya mu mama uri kucyotsa utemeye kujya kwigurisha akemera kotsa ikigori ugura ikigori kubwuko ari ibiryo by'ibinyarwanda guhera none nibarizaga abanyamurenge sinabazaga ibyanjye ni nk'uko nawe batazi kuzi igihomora ariko igihomora cyawe nawe rwe waradukomye hariya igihomora wa mugore we uri igihomora ntabwo ndavuga nandisha munyitege umumama ati muhaye ikigori ndahaguruka nyine mushyira ikigori yamanuye ikiraho umusi ukugani wowe oya ndavuga ati ni jewe ni umuntu usigariyeho canke ni wowe uri kurabyotsa ndavuga ngo yaye ni jewe oya ukuri kurotsa ibigori ati cyane rwose uri umunyamurenge umusitari umusitari oya iki kintu ntigishoboka agiyeho icaraga imbere y'iyo mbabura yawe ngo ufotore ukunda amafatiza ifoto nzihereze Gerard arebe ukuntu umusitari wiwe aza yamamukoze isoni akotsa ibigori mbabarire sinarinzi ko kotsa ibigori ari ukubakoze isoni bake ati oyaye ibi bintu ntibishoboka ukuguza ifaranga uri gushaka n'iziki
hagati ndiko ndashaka nkayo kugura isukari cyangwa amakara ninzibona ndazikoresha ndazisamisha oya iyo ndi kuvugana n'umunyamurenge nkivuga neza cyane yego uko nimbona ifaranka ndama nzihahisha mu rugo uko urumva ushaka kugura iki ndamubwira ati icyo ari cyo cyose nkeneye mu rugo yamava mu modoka ni yubahwe bamwita Nyamwiza Imana imuha umugisha yamava mu modoka uko usigaranye ibigori bingahe 18 bihagaza ngahe 2500 bishire muri butu yanje abishyize mu modoka yego uko ikintu wari kugura mu mafaranga wari kungukamwe ibi bigori nanga nari kungukaho 2800 wari kugura byose se yego byose wari narabanje ngura bikeya by'ibihumbi 5 ndebe ko biza uko bizagenda akunguraho 2800 yego ahita nyungura 2800 akira ifaranga zawe 2800 arayampereza arangije arambwira mbwira ikintu wari bugure muri izi faranga wari kunguka ndambwira ati nari kugura mu isabune nguremo n'inusu y'isukari nguremo n'ikiro cy'ifu y'igikoma ati nibyo ngibyo nashakaga ibyo ati ufite umuceri yego ndawufite ufite kawunga yego ndayifite okay tugenda ara mu boutique ukuntuza usubire kotsa ibigori uri umwana w'umunyamurenge yego nta mwana wacu wotsa ibigori yahitangurira 10 kilo y'isukari ahitangurira umuti w'isabune ahitangurira 25 y'umuceri angurira 10 kilo y'akawunga haleluya iyo najya kotsa ibigori rwe ntabwo ari kuvuga iyo najya kotsa ibigori ariko mwagiye mureka mwabagore ndiko gushuranya Jose Big Mama umva ajya dukurikirana uze gufata nimero ya RWEME cyangwa umpamagare nyiguhe yatwaye nimero yanjye guhe nimero ya WhatsApp umwoherereze RWEME ayo mafoto kuko yaramfotoye rwose ati jewe rwose sindi kwiyumvisha ukungene umwana wo mu minembwa za yamayotse ibigori ukunti biraba asibwira babazi kuri umunyamurenge hari abantu babazi ko ndi umunyamurenge nyirizina pire hari abandi bareba nk'ikiganiro nibakiranye bakagira ngo wa mu mama Nyirantore ni wumbyara nyirizina akambya nyine bakumva ngo ndi umusita hari nabo hanze bamamagara bambaza ngo uri mwene nde ukabishakisha ukabibona nyine nkabiyoberwa urumva mbo niyokereza ibigori mu byukuri ndashima Imana ndetse uretse gato utarashima Imana ubwo wiyongoje gute n'ubustari bwawe n'ubu Big Mama bwawe ku muhanda n'imbabura rwenge nta kazi na kamwe ntakora Jesus ngo mbashe kumarira umumaro abana banje ngiye nabayeho nabi kubera ko ntari mfite mama Agahinda ariko oya ntago ndiburireho nakubwiye ko ngewe 2024 ntakurira na 2025 ntakurira igihe cyo kurira cyararangiye urumva nabayeho nabi ndafite mama ngo ajye gukora iyo yotse icyo kigori ngo mbeho sibyo nabayeho nabi nafite papa ngo akora ikiyede mbeho gwe ntago nizi sibyo ntago nteganya kuzajya kudepoza ahantu ngo nsaba kubumeya cyangwa kubuganga cyangwa kubwarimu ntabwo nizi ikintu kimwe nakora nkabasha kubona ikintu abana bari nukotsa ikigori nugucuruza aho nugucuruza muri rusange kandi kotsa ikigori nugucuruza yego nibisheke nabicuruza ngiye na dodo nazicuruza mpfa kuba nzingo gusa ntago ndi buruhira ubusa ndakuraho ibyo kurya by'iki by'abana banjye naje gusanga kotsa ibigori n'ubustari bitagira ute bidakorana gwe ibyo bintu bituma utotsa ikigori wabikunda nase wabitayize ukiyokereza ikigori ubustari niyo mpamvu nabwiye ngo sinzagaruka cyangwa igishoro gifatika nje gucuruza aho hantu muba munyifuza umumama ari waramaye ibitenge wajya gubima yigendeye muri Amerika rwe shira nawe yari umunyamurenge biri serious se Imana ihoraho yo mwijuru Imana ihoraho yari umunyamurenge ubu ngubu ari hehe muri Amerika kandi ati umusita ufite abantu bakuzi kuri YouTube byuze ufata ibitenge ubipostinge ubona abakiriya ucuruza urajya ukuraho ibiryo by'abana byarantonze pe dosiye yiwe yo kugenda hanze iragenda iyo gishyikayo nta kazi abari bwabone ngira ati rero mwana wanjye aho nagereje hari Imana igira ute ikomerezeho none ndareka kotsa ibigori gute ninotsa ibigori mu mfotore ngo ndi umusitari ejo nikorera ikiyede mu mfotore ngo ndi umusitari nincuruza gasitaro ngo mu mfotore ngo ndi umusitari wotsa ibigori wumva gumeze ute ngiye numvaga mbikunze cyane
numvaga nusirwe ngenda umusazo wo gukora ikintu ndakunze numvaga mbikunze kuko nari negereye umuma mu byotse naho datese nk'ubiyo ugiye kotsi iyo uranguye ibigori wunguka ngahe arambwira ngo iyo ndanguye ibigori by'ibihumbi 5 nkuramwe ibihumbi 3 arambwira ngo iyo ndanguye ibigori by'ibihumbi 10 nkuramwe ibihumbi 6 ariko kugira ngo bitarara urangura ibya make make bikarangira ukunguka make none se rwe wicaye mu rugo burije ibihumbi 3 ukeneye mega ukeneye isabune y'abana igikotoro cy'abana kiguri cyarindwi no se wungutse 3 ni harimo isabune n'igikotoro cyo gusiga abana cya Movite none se ubwo mbigenze gute nje mpamagare RWEME mpa 3 ejo bundi uwo muri Amerika mpa 5 ejo bundi koko umunyamurenge kaza arasaba oya nta munyamurenge uza wamasabiriza kandi hari ijambo numvishe kuri YouTube umuntu yavuze ngo iyo usabye none nugusaba kabiri ni ikibazo gatatu nugusabiriza yego kwenjewe nagiye kotsa ibigori ndambiwe gusabiriza urumva ndambiwe gusabirizaga nose nkubeshye none se njya naburara nzi ko ngufite uko guhamagara ngatirwe kanda kanyenyeri kiraho 5 gijoro rimwe ntari bibindeje Imana izakomerezaho nta kibazo ariko se nari narabahetuye ndavuga reka njye kotsa ikigo no gusabiriza narasabirije no ndanasegereza ubwo nibwo bupfura no kumenya ko nyine cyane rwose umuntu aho hari umumama wo muri Amerika yarampamagaye rwe yambwira kankunda ati Jose ndagukunda pe ti ndagukunda ku rwego ntazi uburyo nagira ute nabikubwira te Imana iguha umugisha tubayeho nyine turakundanye ubushize ndi mu bitaro umuntu ampa amafaranga yo kwishyurira umwana ibitaro rwe mburaho ibihumbi 2250 ibihumbi 2250 yego mpamagara uwo mama mwandikira message namwatse ibihumbi 2 numvaga ko nari bumpe 2 wenda atari bubure kurenzaho nk'igihumbi nyine ya 250 nkayabona ngo yahise ampereza record no kumusubiza byaranani yarambwiye ngo Jose ngo nawe da nibwo gambere nari mutuye ikibazo cyane nawe da nibwo tukimenyana none utangiye kuntura ibibazo byawe urumva mu byukuri niho navuze ngo guhera none nzongere sinzongera birakabije noneho ikindi kintu kimbabaza abo banje wenda nzengereza ntari bwira ako kantu kare nawe da nawe da kakuriye gute gwe karandiye ndanarira sinamushubije sinagize naracecetse yambwiye ngo Jose ngo nawe da nibwo tukimenyana none utangiye kuntura iki ibibazo byawe uruhande rumwe ku munyarwandakazi yaravuze ukuri ntabwo umuntu nimba aje mu buzima bwawe aje ngo umubere umutwaro umwikorere imiruho yawe yose nimba tuziranye uri brother wanjye ntago kumenyana ari ukumenyerana sibyo ntago ari ngombwa ngo ubwire umuntu ibibazo byawe byose umwikoreza imisaraba yawe yose nahise mvuga tuburero ubwo busitari ntacyo bumariye ngomba kubushyira hasi ngakora akazi kose katuma ibi 250 naburaga ntazongera kugira ute kubibona twe nigendera kwiyokereza ibigori noneho ibyo 5 nkubwire n'umuntu wari ubimanye ni kerere wari ubimaye hambwa ati ke wamaye 5 ngiye kora akantu ngiye kwikorera kerera ama 5 ngenda kwirangurira ibigori ndavuga ati Mana yanjye rero ibi bintu rwose sinzabirambirwa umunyamurenge ankura ku muhanda hambwira ati uri umustar iki ni kimwe icya kabiri uri umukobwa w'abanyamurenge icya gatatu Jose ukusa oya ye ntibikabe kuko ubona uri kurahutera imbabura n'isahani ya plastic jewe numvaga nta kibazo ariko uryo joro niho naraye ntekereza ku busitari ndavuga hari kuba umusitari mbi cyamamare mwina amafilime nange niteza imbere ntibikunze kwatsa ibigori ni ikibazo kwikorera gataro ni ikibazo gukora ibintu bibi ni ikibazo sinzabishobora none ubwo ibyo bintu niyo kerezaga ikigori ntagira umuntu mvugiriza induru none ubu ndotse ikigori bagakoma induru ku muntu ndahonje umuneke bagakoma induru ku muntu ubu subu ari ubushakashatsi bwakozwe ndumva bwatangajwe n'inzego zibishinzwe hano mu Rwanda buvuga ngo urubyiruko nawe uri mu rubyiruko benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga ngo barwaye indwara y'agahinda gakabije 43 byakoresha imbuga nkoranyambaga ngo barwaye indwara y'agahinda gakabije bitewe n'ibyo bintu kwamamara kugira gute nawe ukoresha izo mbuga
nizo bakumenyeho. Ntako gahinda ntabwo kakugezeho. Ako gahinda karahari ijana we kakugezeho. Ngiye kenda no kansobanurira. Ngereka nkagusobanura. Inda kambere mfite. Iyo uri umusitari ngo uzi ko ushobora kuza kujya kwikopesha iyi kanzu utazi n'ahantu uri buyakure ngo uzi imbere ya kamera usa neza. Uzi ko burantaza ni kanzu kabiri, iyi kanzu ntayizana kabiri. Uzi ko ba musitari bana. Urabyumva? Iyi kanzu sinayizana kabiri. None se ubwo ngubwo ni we wankoze suri bumpamagare ngo nguhakanire. Sebyo? Ahubwo ngiye amahirwe nagize ubwenge inama nigiriye nuko nirinze kuzerera ku yandi macano. Undi munyamakuru yampamagaye ndabagati hoya rwe n'amafaranga bajya bayampa pe. Hagata kugira ngo ugende unyicaze hariya umvugisha ibintu ushaka. Hari abamama njya mbona bataye agaciro pe. Hari umumama ufite nabuzukura akajya kuvuga ibintu bidafite 12 kubera ibihumbi 30 bamuhaye. Urumva? Cyangwa udufaranga ibihumbi 50 mu diaspora ari bumuhereze. Ukajya kuvuga ibintu umukwe wawe azareba, umukazana wawe azareba, umwana wawe azagira ute azareba. Ako kantu iyo ntakagira nanjye nkagenda ngasara nkuko mbona abandi basara. Ubu noneho mba nararwaye historique. Ubu udutsi ubwonko tuba twenda kugira ute gusa guturika. Wararwaye. Umva gahinda ngiye mfite. Wese gutararwaye iki? Historique. Historique. Basi vuga stroke. Stroke. Onde Bije bawe. Yes. Uzaramijana nzaguhorane. Bagufite babyo. Ukavuga ngo historique ukanakomeza. Ntacyo kubwiye. Reka nkubwiye. Mbabwiza kwicura ururimi rw'abahanga ntacyo bitwaye. Ikibi no kwica ikinyarwanda. Wararwaye historique. Bwikomereza. Urumva rwe hari umva gahinda ngewe sigaye mfite. Uku kuntu mubona umuntu kuri kamera asa neza urumva yambaye umwenda yanafashe ideni kugira ngo wowe ntaribi n'abankurikirana ntari ahubwo ubundi bucana uzi ko ujya kubona agacana uriya mugore ngahora mu ikanzu umunaka kubera uri icyamamare umuntu akaguhahisha ikanzu yawe imwe umuntu akaza akicara agateraho kamera akayivuga Joza ahora mu ikanzu Joza ahora mu ikanzu kandi we ashoboye kujya gukora n'ibintu bibi kanavuga bibi afite content yiwe yubatse y'ibitutsi cyangwa yitiku akabona amafaranga. Icyo ni igikomere cya iyo ni historique ni stroke ni stroke yawe ibyo byagutera stroke. Hari umwana ubirwamagana ejo bundi narababaye. Umwana ubirwamagana umuntu yaje gucaginga telefoni wabo ajya kuri YouTube akijyaho ambonaho. Umwana arankunda n'umwana muto cyane yiga mu wa 2 secondaire arankunda maze kunkunda ampamagara ari kurira ati Jose ndagukunda ndashaka kuzakubona. Urumva yari afite irari ryo kumbona nkuko nari mfite irari ryo guhura n'abahavu sibyo. Umuntu ukunda undi nge ndabyumva cyane ndamubwira ati ntaribi uzazugira ute undebe. Umwana ageze mu rugo yaje ku munsi wo yaje kuwa 4 bucya bafunga kwa 5 ndamubaza ati se kutari bujye gufata bilete bimeze gute. Arambwira ngo ntago yishyuye amafaranga y'ishuri ntago ari bujye gufata bilete. Ndabaza ati se nangahe ibihumbi 19,500 gwe mburi ibihumbi 19,500 byo guha umwana ugira ute unkunda. Aziko yaje ku cyamamare ku mustari ku mumilioneri urumva ngo yaje guhura n'iki miliyoni wicururiza ibigori shaka ngo yaje guhura n'iki ikiza cyanjye nuko ntabwiyemeza inge. Hari abantu babishyiramo none nakiryo n'ubwiyemeza abo bo bibabaza kuba bibarya kubarusha umva kagenda gakabije birabica nabi kuko urumva yaraje iwanjye ndamwakira ndamuganiriza ari sanzura sinamwigiraho umuntu wahaye ndambwira ati hano ni mu rugo tubayeho gutya na gutya na gutya it's okay. Yumvaga ko nyine ntaho ibyo bihumbi 19 nabikura kumuhakanira ngiye ntago byari bingoye bitewe nuko nagize ute namwifasheho. Noneho rwe hari abantu bagenda bakagura umwenda w'ibihumbi 500 ideni cyangwa se sinzi n'inzira yakuyemo akaza hano tukamubona ukavuga ati mpuye n'uriya muntu ubuzima bwanjye bwahita buhinduka. Yego kuvuga kwambara iki imodoka bati mpuye n'uriya muntu hehe n'inzara hehe no kubura menerivare. Urumva abantu bakaduhamagara bazi ngo turabakura mu tuzi two mu rugo abantu bakaduhamagara mutwishyurira imashini nawe wabuze nayo kugura umuceri warangiza ngo
warangiza ngo uri icyamamare ngo uri iki uri umusitari yego urwo rubyiruko ntazajya gukora ikiyede ntazajya kuba umuparanto nimba ari umuparanto b'abantu bakoropa ntazaza gukubura ahangaha ni icyamamare ni umusitari kandi guhura nawe ari ibintu birenze bikaze bamubone urumva akoropa kandi nta mashuri yifite kandi urumva kubera iki TikTok cyangwa ngo iki YouTube nuzi yuko na kavatiri ari kwigendera mu muhanda bya byuma biramukamera ababaye iki umusitari ubusitari bwashatse na kavatiri ati ntabwo yajya mu kazi ko mu rugo n'urugero urumva n'urugero n'ubusitari buje bukwishakishiriza bukuguyeho nkanjye nivugiye ikinyamurenge mbona Imana irabikurikiranye mbaye umusitari nta ndirimbo nzi guhimba ngo ndi umusitari nta mpano nimwe mfite ngo ndi umusitari uri umusitari bikumariye iki bituma wumva utajya kuba umutayeri ibyo bigutera agahinda gute rero nje bintera agahinda kuko hari abantu bambona ko hari icyo nabamarira kandi nanjye ubwanjye ntacyo ngize ute nimariye ako nagahinda gakabije umwana w'umukobwa akaguhamagara ati Jose ndi mu kazi ko mu rugo umpaye igishoro cy'ibihumbi 50 nzi kugira umutima mwiza byampindurira ubuzima uburi cyumusubiza ukabura icyumusubiza wabuze bibiri ngo abana bariye karo byatuma umutima uturika no surumva ibyo bintu bitababaje urumva ibyo ariko urundi ruhande rumwe habonekamwe akantu k'abanyarwanda ko kwikunda ntago abanyarwanda tuzamurana nose rwereka nkubwira abantu bagiye bandika muri komanteri ko nshoboye gukina filime bangana gute si benshi yego none se ubu ngubu abantu babita abactrice yego cyangwa abactrice cyangwa abantu bafite amafilime bo mu Rwanda bandeba bangana gute producers yego nukuvuga ko badasoma zira komanteri kuza bavuga ati Jose ni 20 cyangwa 10 ngwino ukine iyi mpano bakuvugamo reka tuyikuze ubundi utera imbere witeza imbere abanyarwanda ntidukundana ntidutezanye imbere ahubwo tugiranira iki amashyari bakababazwa n'iriya mitima abantu bashyiraho ngo Jose wacu turagukunda akumva iyo mitima ariwe bakabaye bagira ute bayishyiraho ukumva intebe uriho utayicaza hundi umuntu akakubwira ati wampuje na Gerard nkajya kwitangira inkuru yanjye ukumva ko ugiye kumukiza urumva wamuhuje na Gerard nimba ari amahirwe yari indushyi mukagabanuka mu gihugu I know kute wifuza ka mwese mwaba bakene mwese mwabiki indushyi ugaburiye abantu 10 bakajya bakubwira ati Jose wacu Gerard wacu urumva ntiwumva ko mu mutima wawe ugize ute unezerewe impamvu mu bastari tugira ipfunwe muri twe haba harimo impano mwe mwatubanjirije ntimuzizamure icyo ni kimwe ntushobora kureba mugenzi wawe umubwire ngo iki kintu ni cyiza cyakubera ntushobora kundeba ungira ati Jose natangije 20 gucuruza amayinite vayo yacuruze urumva ntushobora kundeba uvuga ati Jose naguze ikibanza cya miliyoni 1 mbonaho kuba ahubwo wowe urandeba gutyo gusatu ninza kukubaza tese kucuruza imyembe bimeze ute reka nta kigenda kutarataha kuki utarataha ngo ujye mu rugo wamweretse inzira nawe wanyeretse izo nzira ibyo bitagenda nanjye nkaza nkagira ute nkigeragereza iri ni ishyari ry'abanyarwanda nukudakundana nukutumva ngo dutere iki imbere ibihugu nagenzemo ni muri Kongo n'u Burundi rw'abakongomani barakundana uzi ko umukongomani acuruza imyembe base y'imyembe akigisha abana 5 yishyura n'inzibukavu y'amadolari 200 kubera iki afite abantu benshi hirya no hino bamuteye iki ingabo mu bitugu araza abwire mwene w'abatu ncuruza imyembe bagurirane umukongomani ahantu hose ageze ku isi n'umukongomani nahura na mwene wabo araba ari umukongomani ariko twebwe renga hano ugi Burundi barakwihakana tunaziranye ndakwihakana nkubwira navi cyangugu azi Kigali aransaba icumbi ndimwimi kandi mfite icyumba cy'abacitse kigeze kirariya ngo byaracitse haruheruka kumamagara saa 5 z'ijoro ari muri Nyabugogo ngo umuntu yaje kuri telefone yiwe yagize ute yayikuyeho ntabwo ati tega moto zu iwanjye ugira ute uryame urumva abona abanyarwanda mureke dukundane wifuze ko mwene so yava ku gasonga bugari nawe yicare kuri iyo sheza ariho ibya YouTube bimeze ute gufungura cano bimeze ute ngo nta kigenda nta kirimo kandi ubirimo yego ubirimo urareka nakazi sha nkawe beje bundi uzambwira ngo Jose ngo nta kigenda ngo nta kigenda undi ntabyo
wararetse gucuruza, wararetse akazi, wararetse ubuganga, wararetse iki, ukaza kuri YouTube wambwiye ati Jose ashaka content ifatika nkuko nashatse inkuru yanjye, urumva tikoresha ubwonko bwawe cyane, uze ngufungurire YouTube channel, nubwo utazi guhimba indirimbo, uyobewe no kuvuga, umunwa wa ntuwufite, ubundi utwo tuyero 200 bampa cyangwa se nkani nawe utubone. Sindi butuma gukurikiranaga atagukurikirana, sindi butume views zawe zigabanuka ngo nta kigenda, mu myenda nta kigenda, mu bijumba nta kigenda, mwifu nta kigenda, ibintu byose ku banyarwanda nta kigenda. Agahinda gakomeye rero, nta kigenda muntu wanje, nta kigenda ukubona buke, nta kigenda ariko nunamuhamagara ati bansohoye mu nzu akwita injiji, ni gute umuntu w'amaboko abiri bagusohora mu nzu kandi yanze kukugira inama. Jose mbwira, ngiranyiza Jose wa mbere yo kumbuga nkoranyambaga na Jose wa nyuma yo kumbuga nkoranyambaga, mbo nabwo biri cyangwa mu gihe cyo kumbuga nkoranyambaga, mbo uyu munsi tugeranize mu buryo bwiza no mu buryo bubi. Yego, mu buryo bwiza ndashima Imana kandi cyane ndanashimira abantu mwese bagukunze mureba YouTube, mukunda inkuru yacu, mutureba hano kwa Gerard Imbabazi, kuko ni abantu bavuga inkuru yanjye wa ku nkuru yanjye. Yego, abantu mureba inkuru yanjye ndabashimira cyane. Naje hano ntasa gutya nsa, sibyo atari gitomate gutya, ntari gitomate. Naje hano ntambara ikanzu nk'iyi ngiyi nambaye. Naje hano ibyo turabizi, icyo nshaka kugeraho si ukuvuga ibyo wagezeho, ibyo nagezeho ni ukugira ngo tukumve Jose wa nyuma wo kumbuga nkoranyambaga agahinda yakuye. Uwo Jose agahinda wahakuye tugeneze mu mutima wawe, ibyishimo byawe byariyongereye cyangwa hari aho byagabanutse? Kuko nyine ubwo bushakashatsi bugaragaza ko ngo 43% by'abari kumbuga nkoranyambaga bafite agahinda gakabije, ariko depression. Njyewe ibyishimo byanjye byaragabanutse. Yego, kabone nubwo waba warabonye ibifatika ibiki n'ibiki, njyewe ibyishimo byanjye byaragabanutse. Kubera iki? Jose wakiriya gihe imbuga nkoranyambaga zituma umuntu atera imbere no mu bitekerezo bikaguka, sinzi impamvu. Njyewe rero kuba mba mbona yuko umusitari hari ibintu runaka akwiye kugeraho, hari ibintu runaka ukwiye kubona, hari abantu mwahuye bafite ibyo bagezeho, ibyo byose ni historique, ni toroma, ibyo byose ni toroma. Jose w'icyangugu mu Bugarama, njyewe niriraga umuceri nkumva ndishimye, nkumva ndanezerewe, none ubu ndibaza ukuntu nanjye natera imbere, ukuntu nanjye najya nza hariya nanjye mparitse akamodoka, ukuntu nanjye natura mu nzu yanjye, ukumva ibyamamare bikuvuga ibyo byagezeho, kandi twese tuza hari icyo dushaka. Yego, tuza ari cyo dushaka, ni views, ni ijambo views. Views nizo zibyara amafaranga, kugira ngo ubashe kugira ibyo ugeraho, urumva bikagutera iki? Arugutse ujyurara wumva udasinziriye, uhangayitse, saa 12 zikagera mu gitondo ngakaraba nkabyuka nkakora, ukumva ubuzima burabishye, ukibaza se uyu none se njyewe iyo naza ku mbuga nkoranyambaga sinari kuza i Kigali. Yego, ntabwo mba ndi Kigali, ntabwo icyangugu nabaga mu nzu y'ibihumbi 25, i Kigali ndi mu nzu y'ibihumbi 100. Ndi kurana ntekereza aho nzayakura. Umwana wanjye yigaga mu ishuri ry'ibihumbi 25, uyu munsi umwana ari kwiga mu ishuri ry'ibihumbi 100. Ibyo byose ni imibare kandi byatewe n'iki? Na YouTube. Kambwira ngo ntago mbabaye. Bese harimo ibyishimo, ariko nanone harimo ibyishimo, harimo n'ibintu bigize ute kandi umva impamvu umwana wanjye ari mu ishuri rigize ute rihenze. Umuntu yarambonye arampamagara, Jose nagukunze, ati kubera ko ufite agahinda kuko utize, reka twigisha abana, reka ngiye ngushyirira abana mu ishuri. Umwana wanjye nagombaga no kumushakira n'ishuri ry'u60, aragenda amushyize mu ishuri rihenze. Hashize iminsi niba ari ikiganiro nakoze mvuga ngo ncuruza ibitenge, ati numvishe rero kusigaye ukora. Kandi navuze ko hari umuntu yabonye ikiganiro gato gusa tuvuze ijambo ibitenge, acaho ati pu cyakemutse, asigaye acuruza iki? Ibitenge. Ati sinzongera kwishyurira iki abana bawe. Umwana amaze kumenyerana n'abandi,
umwana yari ari kuvuga icyongereza ari kukididibuza mu by'ukuri kumumanura ngo umujyane ahantu ari bwishyura ibihumbi nagahinda ugiye kumutera agahinda nawe ubwawe utiretse nawe ubwawe nagahinda ukavuga ati kama mbaye hamwe na Nyagasani reka mpangane nabyo urumva muri za nshuti zawe wari ufite wenda bari guhangana no kuba wenda wakishyura iyo nzu icyambere nta muntu uzanyiyemeraho hano kuri YouTube sibyo rwe niyo waba utunze etage niyo waba utunze Land Cruise uzambwira ngo ntutunzwe n'umudiaspora utunzwe n'umudiaspora umudiaspora ni ureba chano yawe views zikajyaho ntago chano zanjye ntago views zanjye zaguhemba ntago zatuma uvuga amangambure ntago zatuma uza kwimurika imihanda ni umudiaspora watukanye ubona umutukanyi mugenzi wawe aragukunda wambaye ubusubona ukunda ubusa mugenzi wawe aragukunda aguha iryo $100 wabwirije ubona ukunda ibya gospel aragukunda aguha iryo $100 n'ubuzima twese duhuriyeho ni nk'ubwo abasirikare cyangwa abapolisi ni nk'ubwo abarimu nk'uko umushahara wabo uva hamwe natwe niko natwe ubuzima bwacu bugize ute buva hamwe kuko kuza kumbwira ngo navuze ngo YouTube irantonze wowe se kuki uriho ukora iki sigutunze rero ugasanga YouTube igupashije muremure ugiye gushyira abana mu mashuri ahenze mu nzi henze urumva wagusetse ko wakeje ikigori ntazabura kugusetsa kuba muri chambrette azabigusekera nabyo nagusura nta mumama twakoranye ikiganiro akavuga hano ngo nta marido ngira iriya nayo ni yindi historique yahisinzamo hati ubu ngubu nabona amarido gute kuri njye numvaga nta kibazo nibuka nanakingaho igitenge nkumva ibintu ni amena undaraje abona yuko nk'umuntu star nta marido ngize uti mfite ubwo nimba nari nibereye ku kibazo cyo gushaka umuceri ubwo ni cy'amarido kigize uti kiyongereyeho noneho mani we niyanampereje yaraje abivugira hano imihanda abivugira imana ngo nta marido ngira urumva ubwo ibyo byose ni iki ni ibibazo gwe ngewe ndi mu Bugarama nari mfite irido rya 2500 tubirinda duteranya ku muryango nari umukire nari umusirimu kuri 2500 byanjye urumva none imihanda ngeze mu mujyi ngwa marido ngo ni 300 ngo ni 400 ni 500 ayo mafaranga vehe ikibanza mu marido nazakataho ngo nteke ibi bintu rero ntibizoro umusitani ngagira imyenda akwiye kwama urumva umumama umwe yipashije ikanzu ya 500 ari kuri YouTube kwamure bukavuga ati uyu muntu kweri yambaye neza ahubwo se nuzana ya 15 amadira yari ya 15 kabiri ubwo urumva bazavuga ibinganike iyi mihanda iteje abantu benshi agahinda ahubwo kagize uti gakomeye rero ndashima ariko ibyo uvuga nibyo murindire muzabona ibyo uvuga nibyo bazabibona wigenderaga ukagenda n'amaguru none ndagenda n'amaguru ibyuya byandenga ngo Jose simfite n'igihumbi cyo gutegamo sibyo gutega nuza lift nabwo mba numva nabwo si ibintu bigaragara neza kumanika akaboko man utanga umugisha mu mujyi no mu cyaro natwe wagiye uduha kwa ziriya funguzo koko noneho uzi kubona no ufata izo funguzo uzabona essence ndayikura hewe nabwo nicyo kibazo nose nk'aka kanya ngiye wayima nkayikwemerera imodoka nyishyire mu iki ndi kubura 5 byo kurarira gwe umva nkubwire uyimpaye ukavuga ati fati bavuni yambwiye ngo nguhiye gift sinari kumusaba imodoka cyangwa inzu se havuze ati suba mbwiye ngo fatira ya modoka yanjye nayikura subu nayihagurutse uti urumva ese najya nyishyira mu iki niburi ngati nunyihera akazi nzakora aho wageze ukabona izo modoka nanjye ngira ute nzibone urumva gwe umbwiye ngo Jose iri joro narose ngomba kuguhiriya modoka cyane ko ntamenya n'uyingurira nakubwira ati bro yingurishiriza uzayana niko nahita nkubwira yingurishirize banze ngende nguremwe akabanza ku muyumbu ka miliyoni 3 uyampereze ubundi by'imodoka nabyo tuzabimenya nyuma uzi kubungana matera n'imodoka ni ikibazo ntabwo ni ikibazo ariko mujye mukora n'imibare uzi nyirenze kuza kugukomanga hejuru aciye ku modoka kandi ufite imodoka sha ufite imodoka ngo mwarakize ariko ibyo ni atoroma kwa kundi dusaba lift bakayitwima rwe nanjye yo manitse hari wacu ku muyumbo ni lift basaba nanjye mita numva nayigura uzwara igihe ngenda mu nzira nkavuga ati ariko buriya
kuragiye mbona abantu bampa 100 200 nkaburi uriya musaza umuntu agiye akambwira ati muzi wambabare ukampa iyo modoka yawe ntiyayigura niyayigura urumva Jose umustar utega lift Jose utega lift bo rero ntibumva ko ari igikundiro gusa cyo kubuvuga abantu bakagukunda bahita bumva ko no mu mufuko Jose nkora akazi ko mu rugo mpindurira ubuzima Jose ndashonje nabyaye Jose ndarwaye ndi mu bitaro gwe wabuze 2 byo guha umwana uramubwira gute uri kurebwa n'ibihumbi 100 yewe reka dusoze icyo nabwira umuntu uri kutwumva wagejeje hano ikiri kiganiro ibizoro uyu musita wacu mureke tumuremere nigiye wamuhamagaye kugira tumuremere bitewe n'icyo kintu tumuremere burese uko yifite burese uko ameze avuga ati Jose nuwanje nigiye amuzanye Kigali ibintu byadogerereka mureke tubigenze gutyo nuko ibintu ntabwo bimeze neza mureke tubikore neza kandi birye sibyo abantu banje mureke tubikorere Jose abiryohemo sibyo akeneye kwishyura umwana ishuri akeneye kwishyura inzu bwa buzima yajemo I Kigali bamwe bamutayemo yarazi ko bizagenda nyine yavuye muri Cyanguga ari excited mvugirije muti excited agafarasa nakogereza bikaza yego yavuye Cyangugu ari excited avuga ngo nje kuba mu mujyi wa Kigali azi ko ubuzima bugiye guhinduka kubera icyo twamutererana bigeze urugamba rugeze mu mahina mureke rero akageraho kotsa ikigori sha twamamagaye nkagira ngo mama yakoherereje ayo mafoto cyangwa yaraguhaye aya ntayamaye wenda zanjye nabona nimero zanjye mureke rero tumuremere hari akantu yavuze kitwa ngo ishyari ako kantu ugafite nyine yumva ko Jose se yagezeyo ariko girayo yate oya mureke tumufashe rero Jo vuga nimero zawe murakoze ni 078 13 92 90. Jose nigiye wamuhamagaye kubera impamvu mureke rero tubikore.